nari mfite umwana wantekeraga w'umukiga w'umuhutu pure, hakaba igihe yarankundaga, umva mbubwire, niba hari umwana nagize mwiza ubaho n'uwo mwana akankunda, nta nubwo yanyita umunsi umwe yanyitaga patro, wundi akanyita grand frère. Noneho ariko hakaba umunsi naramutse nabi, umva iyo amadayimoni yakugendereye, nkabyuka mu gitondo namubona gusa, abavuna umuntu azabahungirayo, umuntu azajya aho ngaho n'ibiryo byawe bitekwe gutyo. Nabikoraga n'ubugome n'umujinya. Buriya rero hari gurupe y'abantu dufite mu Rwanda bagira ibibazo, abantu bitwa ngo bivange, baragiye bakora gurupe biyita abahutsi, kubera ko ntibisangaga mu bahutu bariyo, ntibisangaga mu batutsi bariyo, bakora indi gurupe yitwa abahutsi. Harubwo nagiye mpura n'umuntu akakubwira ati atari ko ashaka umugabo w'umuzungu, akakubwira ati ndashaka, ati unsengere ndashaka umugabo w'umuzungu. None mwajya kwicara ukamuguta, ariko urumva nkumva nta kibazo, ese urumva ari wowe wifuza? Ariko mwaganira mukajyamo imbere ugasanga ntabwo yashakaga umuzungu, yibazaga umuntu uzamwakira ava muri ubwo bwoko bwombi. Akavuga ati washaka umunyamahanga, umu West Africa cyangwa se uw'ahandi, aho kugira ngo nzahure n'ibi bintu. Urumva ko harimo kubikwepa. Yari umubikira, ariko nyine w'umutukazi, nyine ubwo murambabare gukoresha izo mvugo ni za kera, ko burya kugira ngo ukire indwara nuko yita izina. Ndamureba mpita nterura umujinya wose mfite nk'umushyiraho, ariko nsoma texte zose zo muri Bibiliya zijyana ku musaraba. Nza kugera ahantu bari bajyanye Yesu bagiye kumubamba, numva wa mujinya nabitse kuva kera kose, numva uratogose, numva wari wowe n'umuntu utetse inkono, ukabona itangiye kuzamura amazi, numva umujinya nari mfite wose urazamutse, numva abayahudi n'abahutu, numva n'ubwoko bumwe. Hanyuma Imana irankomangira irambwira ngo wanga abahutu. Ni cyane Imana, ndabanga we, ndabanga. Turabasuhuje mwese, Imana ikomeze kubaha umugisha hamwe natwe. Muri kumwe na Women Foundation Ministries, ndi Apotre Mignone, ndetse twagira ubuntu cyane bwo kubana n'abashitsi turi babwire mu kanya. Muzi ko turi mu gihe twese twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ndetse tunakomeza abasigaye, tunakomeza abanyarwanda muri rusange ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Twagira ngo rero muri kano kanya mu gihe dukomeje, muzi ko tugira ibiganiro by'isanamutima cyangwa se ibiganiro bituma tubasha gukomera, kugira ngo tubashe no kumva ubuhamya bw'abandi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe abakurikirana gukiranuka mwe, hariya muri Yesaya 51 ku murongo wa mbere, ngo yemwe ababikurikirana, yemwe namwe mushaka Uwiteka, ngo nimurebe urutare mwasatuweho mururebe, ariko nanone ngo murebe nanone urwobo rw'inganzo mwacukuwemo. Rero iyo turi hano tuje gutya, tuba tuje nanone no kongera kureba, tukibuka aho Imana yagiye dukura, tukibuka uburinzi bw'Imana, tukibuka rwa rutare twasatuweho ariko Kristo Yesu. Nanone abantu bakibuka, nanone bibuka na rwa rwobo rw'inganzo bagiye bacukugwamo ubihe bitandukanye. Ariko hepfo kuri kabiri akavuga ngo murebe Uwiteka, murebe urwo rutare, ariko nanone kuri kabiri ngo murebe Aburahamu na Sara. Bivuga ngo nubwo twareba urutare twasatuweho, ariko no kurebera ku bantu. Aburahamu na Sara ngo barababyaye, ariko nabo mubarebereho. Urumva rimwe ibintu bibiri, kurebera ku rutare ariko Kristo, ariko no kurebera kuri Aburahamu na Sara. Rero abo ntabwo tubafite twebwe, dufite abantu batandukanye tureberaho, abatubanjirije, abagiye bakomera, abanyuze mu bihe by'ayo mateka. Ndetse turi kumwe uyu munsi n'umubyeyi Mama Charlotte, nagira ngo wibwire abantu. Yakoze Apostle nitwa Mutamuriza Charlotte, ndi umudiyakoni muri Noble Family Church na Women Foundation Ministries. Murakoze. Nagira ngo by'umwihariko turi kumwe n'abashumba babanye natwe uyu munsi, nkuko twababwiraga ngo turebere no kuri Aburahamu na Sara, ngo ukuntu Aburahamu yahamagawe ari umwe asigara ari umwe, ariko ngo Imana iramukomeza iranamugwiza. Rero twagira ubuntu bwo kubana n'umukozi w'Imana uri hafi yanjye, Kanoni Dr. Antoine Rutayisire, umushumba navuga ko wabaye muri kino gihugu, ntabwo navuga gusa ngo mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko wabaye muri kino gihugu akakivukiramo, akagikuriramo, ariko akabasha no kukibamo na nyuma y'igihe cya 1994.
kandi akaba mu bayobozi babonye kino gihugu nanone abantu ari ibisenzegeri, abantu batorohewe, akaba ari umwe mu bantu bagize uruhare rwo gutanga ijambo ry'Imana, kwigisha ijambo ry'Imana nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Ndibuka ari igiterane nigeze kubamo kera cyane, kera, hanyuma pastor aza kubaza ijambo, nanjye ndataha ndabyibazaho. Aravuga ati ariko se ati Satani muvuga yinjiye, ati ijya gusohoka yanyuze he? Hari nka nyuma ya jenoside pe. Aravuga ati se ko muvuga ko yinjiye ikinjira mu bantu, ijya gusohoka yaradusezeye? Ndibuka iryo jambo naratashe ndabyibaza, ndavuga ko tucyaha abadayimoni, twamenya abazimu barasohotse, ese basohokeye he? Arangije avuga irindi jambo ntashobora kuzibagirwa. Aravuga ati ese abantu niba byarabananiye kuba abakristo by'ukuri muri icyo gihe, ngo babuze no kuba inyangamugayo. Ayo magambo abiri, ati niba ubukristo bukunaniye wananirwa n'ubunyangamugayo. Ayo magambo n'amagambo amwe mu magambo pastor mu magambo yagiye yigisha, haba mu bicaniro, haba mu banyamasengesho, abagiye baba mu barinzi b'inkike, haba muri za GBI, haba mu miryango, haba mu makouple, uri mu bantu bagiye bafasha gusana muri kino gihugu. Twagira ubuntu rero bwo kubasha kubana nawe kugira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo nanone rivuga muri Yeremiya 8:22, havuga ngo ese i Galeyadi nta muti uhari, ese nta muganga uriyo, niki gituma igikomere cy'umukobwa w'i Siyoni kidashira, ese nta muti wo muri uriyo? Twebwe rero nk'abakristo twemera ko umuti ari ijambo ry'Imana, kandi uwo muvuzi bavuga ari Kristo Yesu. Niyo mpamvu twagira ubuntu bwo kubana n'abashumba kugira ngo baze kutubwira ku uruhare rw'agakiza cyangwa se uruhare rw'ijambo ry'Imana mu kubasha gukiza ibikomere bidashobora gukizwa n'umuntu ari we wese, ariko byakizwa n'ijambo ry'Imana ryonyine. Turi kumwe na Reverend Masumbuko, nawe akaba ari umushumba washumbye, ngiye muzi ari regionale muri ADPR, ari umugabo w'Imana wagiye ushumba abantu batandukanye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Rero nk'umuntu ufite inararibonye, nk'umuntu washumbye mu gihe, ndibuka icyo gihe mu Rwanda hariho n'igihe cy'abacengezi, muribuka igihe hariho ibibazo by'abacengezi, muribuka igihe hagiye haba ibintu bitandukanye, n'urusengero yarayoboye aho yarayoboye harimo ibintu bitandukanye kugira ngo habeho guhuza no gusana abantu bemere babane bicarane, byari bigoye cyane. Rero twagira ubuntu bwo kubana nawe, araza kutuganiriza nawe ku ruhare rw'ijambo ry'Imana cyangwa se uruhare rw'agakiza mu kubasha gufasha mu gukiza ibikomere. Rero nagira ngo ntatinze kugira ngo mwanya abatumirwa bacu, nagira ngo mbaze umukozi w'Imana turi kumwe, Reverend Antoine. Najyaga numva nyuma y'intambara bavuga ngo twirukana abadayimoni bayibuka. Twese kutabimenya ngo wenda twavuga ngo ntitwabikoze, ariko nibuka ko twirukanaga abadayimoni nyuma ya jenoside gato. Abantu baravuga ati abazimu bitwa yibuka rwose tubirukane. Ntabwo abantu bumvaga umumaro wo kwibuka. Ese kuba Kristo kwibuka bifite uwuhe mumaro? Reka ndagerageza kubivuga mu magambo magufiya nubwo ari ibintu birebire. Ubundi nkunze kubwira abantu yuko effectivement ibintu uvuze byabayeho, hariho n'ibindi byagiye bibaho abantu kati, ibintu byo kwibuka, ibintu byo gushyingura abantu mu cyubahiro no kuzamura abadayimoni, kuzamuna akaboze, mbese habayeho imvugo nk'izo ngizo, ariko zirya zirimo ubutamenya. Wenda turaza no kugenda tubivugaho mu kiganiro, zirimo ubutamenya, kuko ubundi icyambere buryo ubukristo ni idini yubakiye ku kwibuka. Guhera ku isezerano rya kera kugeza ku isezerano rishya, ubona ubukristo buryo bwubakiye ku kwibuka. Uzitegereze Aburahamu, guhera reka mvuge wenda mpere kuri Aburahamu. Aburahamu yagiye mu gihugu cy'amasezerano, aho anyuze hose akagenda yubaka ibicaniro. Bivuga iki? Bivuga ngo biramwibutsa ko yanyuze aho hantu. Icya kabiri biramwibutsa yuko afite amasezerano ko icyo gihugu kizaba iki. Icya gatatu biramwibutsa ko afite Imana igendana nawe. So aho anyuze hose akagenda, urabibona na Isaka bikora, ubona na Yakobo bikora, ubona ba Samweli bubaka ibicaniro, ubona mu gihe cya Yosuwa amaze kwambuka Yorodani aravuga ati muterura amabuye 12 muyagende dushinga igicaniro, abana banyu nibazaba babaza ngo aya mabuye mujye mubabwira ngo Uwiteka yaducishije muri Yorodani yakamije amazi. Urabibona muri Pasika Imana ibabwira iti iteka ryose uyu uzaba umuhango udakuka, Abayisirayeli mwese mujye mukora uyu muhango wa Pasika mwibuke.
na Yesu ubwo agiye kujya ku musaraba avuga ati mujye mukora ibi ngibi munyibuka. Donc igaburo ryera burya ni ukwibuka. Usanga rero icya mbere burya ubukristo bwubakiye ku kwibuka. So umumaro wo kwibuka ni uwuhe? Icya mbere twibuka kugira ngo twibuke Imana. Buriya ureba muri Bibiliya hose Imana avuga ngo ibi muzajye mubikora kugira ngo mwibuke Uwiteka Imana yayo. Ufashe ijambo kwibuka n'inshuro Imana yongeraho izina ryayo ni nayo menshi. Rero bivuga iki? Natwe nk'abantu banyuze muri jenoside, igihe nyambwira abantu mwabwa ntigiye umuntu wavukiye mu Rwanda agakurira mu Rwanda 73 ikamusanga oya reka mbere nkatwe twavutse muri 5 niko njya mbyita. Twe twavutse muri 5 ukabona 61 ubwa mbere nabonye impiri irimo imisumari ni muri 61 ifite imyaka 3. Ukabona impiri ufite imyaka 3 irimo imisumari 63 turongera turazibona papa waranapfa icyo gihe 73 twabonye ibisongo tubona impiri tubona ibiki ukaza kugera muri 90. Ngiye nyambwira abantu umunyarwanda mana y'isi n'ijuru wabaye mu Rwanda akavukira mu Rwanda agakurira mu Rwanda 94 ikamusanga mu Rwanda utazakizwa nagera mu ijuru nta nubwo Imana izamubaza abwira ati genda ubaze Satani akubwire ikosa ryawe ni uri kwibwirira. Kutibuka Uwiteka ni ikosa rikomeye cyane kuko twebwe twabonye urupfu ariko tubona n'Imana. So kwibuka icyo niyo kintu cya mbere bizana. Icya kabiri burya kwibuka nubona muri Bibiliya ahantu hose Imana yagenda kubwira abantu kwibuka, yarabwira ngo bazajye bibuka kugira ngo bige gushima n'abantu. Nuko abantu babyishe rimwe na rimwe abantu bavuga ngo mujye mushima ngo ingabo zari za FPR ngo zaturokoye. Nk'abantu ko iyo ushimye ingabo za FPR zaturokoye ukibagirwa gushima Imana uba wabicuritse kuko nazo yarazirokoye. Rero intambara warwanaga yari iboroheye. So icyo rero ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi ukabona abantu ngo ariko ngo abantu muvuga ngo mushima Imana ngo mwagiye mushima FPR. Nkawe FPR yari igizwe n'abantu nabo bapfa kandi barwanaga n'abandi bafite imbunda zo kubica. So nabo ahubwo twagombye gushima Imana ku bwabo nabo tukabashimira kamwe kuko baritanze. Icyo utagikoze nanone uburinda shimo. Icya gatatu burya kwibuka bidufasha gusubiza agaciro abantu bacu bagerageje kwibagirana. Kubera ko urabona iyo bazaga bakayora abantu nk'uyora ibishingwe ntufashe identite ye ngo niba uzabwira abantu uti abantu twakuye hano yitwaga kanaka na kanaka twabashyize muri uru rwobo, ni ukuvuga ngo wabambuye agaciro kugeza aho ubafata nk'ibishingwe. Burya rero iyo ugiye kwibuka usubiza agaciro abo bantu bambuwe agaciro. Uzarebe no muri Bibiliya ndagenda mbaha ingero. Hari igihe umwami Sawuli yapfuye n'umuhungu we Yonatani na Marikishuwa n'abandi basirikare bagwa ku Gilibowa. Dawidi araza ngo ahimba indirimbo y'umuheto, aravuga ngo iyi ndirimbo muyigisha Abayisirayeli bajye bayiririmba kugira ngo bibuke Sawuli. Nubwo yari umwanzi we ariko baravuga ati tugomba kwibuka Sawuli. Noneho barangije barahindukira ngo abiya Beshi Galeyade baratwarana babasubiza agaciro kabo, imirambo yabo bayikuraho Abafilisitiya bari bayimanitse barabashyingura. Burya biri mu bintu Imana ihora ivuga, muzanabyitegereze, biri no mu bintu Imana ishyiraho koningisha kuvuga ngo icyo gihe ngo nimusubiza agaciro aba bantu ngo Uwiteka azabumva ngo aho umugisha igihugu cyanyu. So icyo ni ikintu gikomeye cyane kubera ko burya abantu bambuwe agaciro biri mu bintu byanduza igihugu. Hanyuma icya kane nicyo ndagizeho ni ibintu bine bijyana no kwibuka muri Bibiliya. Iteka ryose Imana ibwira abantu ngo mujye mwibuka kugira ngo mube beza. Naha naho niho dufite ikibazo gikomeye cyane kuko abantu rimwe baribukaho kugira ngo babe beza ahubwo bakirabura. Kubera yuko Imana yabwira Abisirayeli ngo nimugira mu gihugu cy'amasezerano mujye mwibuke ko mwabaye abacakara muri Egiputa, ngo noneho ntimuzarenganye imfubyi, ntimuzarenganye umupfakazi, ntimuzarenganye umuhama kuko namwe mwigeze kuba abacakara mu gihugu cy'amahanga. Rero bikubwira ngo kwibuka burya bifite valeur ikomeye cyane muri Bibiliya ku buryo twebwe twagombye kwibuka kugira ngo tutazasubira mu byadusenyeye. Tukibuka kugira ngo tujye twibuka tuvuge ngo ya ibi bintu urimo kuvuga ntabwo turi bubyihanganire kuko hari undi wigeze kubivuga bitugeza habi, ntabwo turi bubyakire. Ariko ubona abantu ubwo izo mvugo zijyana hahandi habi twavuye, nibwo wumva bakubwira ngo abantu bafite ingengabitekerezo ngo y'amacakubiri, ingengabitekerezo ya jenoside, ukavuga gusa aba bantu ntibibuka. Ntabwo bibuka ngo bibuke aho iyi mvugo yatugejeje, ntabwo bibuka ngo bibuke igihombi iyi mvugo yaduteje, ntabwo bibuka ngo bibuke gusenyuka kw'igihugu byazanye. Ubisubiyemo kandi ukabona n'abandi baramwihanganiye,
ahubwo buriya hari ibintu tutagombye kwihanganira kubera kwibuka, ukavuga ngo ya ibyo ntituri bubyihanganire kuko tuzi aho byatugejeje, tuzi ikimwaro byaduteye, tuzi igihombo byaduteje, tuzi gusenyuka byatuzaniye, tuzi n'abantu byadutwaye. Urumva rero ni ibintu byinshi, ariko byose ngira ngo birabafasha kumva agaciro ko kwibuka. Ariko noneho ngaruke ku cyo wari wahereyeho, burya abantu babivugaga burya bumenye ko rega Imana yabivuze neza muri Hosea, iravuga ngo ubwoko bwanjye burarimbuka kubera kubura ubwenge, kubera kudasobanukirwa. Abantu bigira n'abahanuzi bakigira ibitangaza bati Imana yatubwiye ngo biriya bintu ni by'abadayimoni. Wavuze ko ari umutima wawe wabikubwiye, ariko ntubeshyere Imana, kuko Imana yo ni Imana yibuka, ni Imana yibutsa. Pastor, urambabara nk'umuntu wenda numva ari mwebwe nk'abantu babaye muri ayo mateka, ni kuvuga ngo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ni kuvuga ngo ni ibintu bikureba nk'umuntu navuga ngo wabibayemo kandi nanone wo mu escape. Sinzi niba wenda navukoresha uyabikoresha nta kibazo. Nakoresha hari igihe kwibuka nyine tugerageza tukabata noneho uwibuka nindi, kuko nanjye wenda nk'umuntu wagiye ukora mu isanamutima, hariho igihe usanga ari nk'umuntu utabasha gutinyuka kwibuka, akavuga ati data ntiyandeze, data ntabwo yandeze. Turavuga ku bikomere no gukira ibikomere. Data ntabwo yandeze, yari muri 1930. Yego. Kandi ikimwicaje muri 1930 yarishe, arazira ko yishe mama. Yego. Mama yarapfuye, mama yazize jenoside yakorewe abatutsi. Ese uwo muntu nawe aribuka? Usanga kenshi hari abahura n'ibyo bibazo, ugasanga noneho ntashobora no kuba wenda yagaragaza uwo mubabaro, ko atese nanjye ndimo kwaba yumva ari umurescape yabuze umubyeyi wamubyaye, nubwo wenda atari ubwoko bumwe. Ariko ubu ngubu reka mbanze mvuge ikibazo ahubwo cy'abanyarwanda benshi. Hari abantu umuntu yarambwiye, murambabarira kuvuga ibintu gutya krima. Umuhungu yarambwiye ati umukobwa yarambenze kubera ko ndi ikivange. Nisuri ikivange cy'iki n'iki. Buriya rero hari groupe y'abantu dufite mu Rwanda bagira ibibazo haba no hanze. Abantu bitwa ngo ibivange. Mu Bubiligi baragiye bakora groupe biyita abahutsi, kubera ko ntibisangaga mu bahutu bariyo, ntibisangaga mu batutsi bariyo, bakora indi groupe yitwa abahutsi. Dore ngo ravuga ati twebwe turi ubundi bwoko, turi bivange, turi abahutsi. Rero bikubwira ngo uyu mwana biciye umubyeyi na se agafungwa kuko yishe nyina. Rero barambwira ati rega turumva, ati nabuze aho mpera ikibazo cyanjye, ati jye sindi n'imfubyi, none se mbwira ikibazo cyawe. None bageze barambwira ati rero aturambabarira unyumve. Ni rwose ati jewe ntabwo nzi icyo ndicyo, ati sindi imfubyi kandi ndi imfubyi. Naha ati ubu yigaga mu wa 5, afite barumuna be bigangira nko mu wa 3, murumuna wiga mu wa 3. Ati ubu namaze vacances zose nkorera amafaranga kugira ngo nshobore kurihira murumuna wanjye, ati ariko nabuzansubiza mu ishuri. Nise ababyeyi bawe? Ati jewe ntabwo ndi imfubyi. None se ababyeyi bawe barihe? Ati papa arafunze. Murumva ntangiye kubyumva. Mama wawe se we? Arandeba ati se ati aturanyumva. Ndarwo ndi matwi, ndakumva rwose. Ati na mama arafunze. Ndamwe niye umwana irekera aho ngaho. N'ubu ngubu jewe ngiye kugufata nk'imfubyi. Ni kuko ari papa wawe arafunze, ari mama wawe arafunze, bivuga ngo nta mubyeyi ufite wo kukurera. Ni kandi wiyakire rwose, we nta cyaha nkubaraho, uri umwana. Ibyo ababyeyi bawe bakoze nta ruhare wabigizemo. Mpamagara wari ushinzwe porogaramu, ndavuga uyu mwana mumushyire muri porogaramu, ntimugire icyangombwa mu musaba, kuko byari kuba byisha amategeko. Ntimugire icyangombwa mu musaba, nihazagira ubabaza ngo kuki uyu mwana mwamushyize muri porogaramu, muzamubwira azabimbaza. Kubera iki? Kubera ko hari abana batigeze bagira umuntu wumva agahinda kabo, urirana nabo. Uyu mwana se yamwiciye nyina, aramusigarana kuko n'umwana we, ariko ntawe ushobora kumva agahinda k'uno mwana wapfushije nyina kuko se n'interahamwe. Twe ntituri bumufashe kurira rwose. Izo kazo ntazikubwira nyinshi, nuko nanga kuvuga amazina. Hariho nizabaye so flagrant, ukavuga utari kuki abantu batumva ko uyu mugore basaza be bari interahamwe zizwe, ariko umugabo we yari umututsi. Umugabo interahamwe zamwishe,
umugore ntari bujyane na za nterahamwe kuko afite abana yabyaranye na wa mututsi, ageze hano twebwe twanze no kumwakira, ngo yeba wowe ngo dore mushiki wa runaka nawe ngo yeba wowe ngo kaze kuki batumva ko uyu muntu yababaye. Buriya rero turaza kubigarukaho ngira ngo muri rya somo wavuze ngo kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize, kuko burya uruguma rukira iyo hari abantu bagufashije kwiyumva, kumva uruguma rwawe no kumenya ahantu urujyana. Hari ibintu ngira ngo bikomeye iki gihugu buriya kirimo utuntu twinshi. So uwo nguwo nawe ubundi turamutse tumwumvise twanamukomanga twamubwira tumva ngwino nawe wibuke nyoko, kuko nawe nyoko yarishwe, ngwino nawe wibuke nyoko, akajya muri twebwe ariko twiteguye kumwakira, kuko ikibazo ni twebwe. Ngo dore umwana w'interahamwe ngo aje, ukibagirwa ko nyina nawe yishwe muri jenoside cyangwa se, kuko harimo abana ba nyina aribo babaye interahamwe, base bapfuye. Ngira ngo ubuhamya bumwe mujye munabwumva hano, dufitemo amateka menshi. Nk'uwo nguwo aba akeneye umuntu umwumva akamubwira ati rega ngwino nawe ujye, kuko nawe ufite agahinda ku mutima. Aho rero niho itorero ryari kugira umumaro. Mushumba, murakoze cyane pastor, turakomeza tubigarukeho, kuko ibyo bintu avuze hari ubwo nagiye mpura n'umuntu akakubwira ati atari ko ashaka umugabo w'umuzungu, akakubwira ati ndashaka ati unsengere ndashaka umugabo w'umuzungu. None mwajya kwicara ukamubwira ariko urumva nkumva nta kibazo, ese urumva ari wowe wifuza, ariko mwaganira mukajyamo imbere ugasanga ntabwo yashakaga umuzungu, yibazaga umuntu uzamwakira ava muri ubwo bwoko bwombi. Akavuga ati washaka umunyamahanga, umu West Africa cyangwa se uw'ahandi, aho kugira ngo nzahure n'ibi bintu. Urumva ko harimo kubikwepa biturutse no kutakirwa. Reka twakire pasiteri wenda akomeza dufashe ku bijyanye na impact cyangwa se uruhare rwo gukira ibikomere ariko biturutse muri uwo muti w'igariyade w'ijambo ry'Imana ndetse na great physician ariwe Kristo. Reka tumuhe ijambo. Ngira ngo iyo uvuze ibintu byo gukira, nshobora kuba ndi no mu bantu batangiye kubyigishaho n'abandi batarabivuga, kuko ndibuka ubwa mbere nigishije ku imbaraga z'umusaraba wa Kristo hari muri 87. Noneho nari maze iminsi yesa nkoreye operasiyo ariko ya yindi bavuga ngo yo koza, kuko urumva jewe igeze kubivuga, nabonye impiri bwa mbere irimo imisumari ifite imyaka 3 muri 61. Icyo gihe baraje bakubita papa bamusigara intere ariko ntiyapfa. Noneho nyuma muri 63 baramwica. Rubo rero babishe nabi kubera yuko nta nubwo bemeye ko bahambwa. Aho babiciye hose amagufwa yabo, imibiri yabo bayirekeye ku gasozi. Nkajyana nibeshya hari ahantu twajyaga duca ahitwa Nyamarebe hagati ya ubu ni muri Kayonza, aho Kayonza itandukanira na Gatsibo, nta hantu aho muhazirangirira. Twajyaga twanyura muri za 72 tujya kwiga, tubona uduhanga tw'abantu n'amagufwa, nkaba nzi ko na papa ariho bamwiciye. Sinzi ukuntu nyuma naje kubaza mama, arambwira ati ariko wowe uriya nibeshye, so ntabwo ari hariya yaguye. Ati yaguye iriya agana za Kabarore. Urumva 61 mubonye impiri, 63 sarapfuye, 73 batwirukanye mu ishuri. Mbese yewe nakijijwe ndi gisenzegiri, ariko ntabwo ari gisenzegiri muri sanse yo kwiheba. Nari giharamagara. Njye mbwira abantu mwabwa ni iyi nkotanyi ziza gutera nko muri 82 cyangwa na 3 zari kuba zifite umusirikare mwiza mubi, nangaga abahutu, naranabivugaga, ariko iyo nabaga ndi muri serikare y'abantu duhuje ibibazo, nanga abahutu cyangwa nkabona abahutu bapfa nkanabigiramo uruhare. Hangano gato 82 nigishaga muri university, 83 barandinganiza banyureza kwigisha muri tronco. Noneho umujinya wasohokeraga muri pole zose z'umubiri wanjye, mbese ahantu hose. No ku ishuri ndageze abana banyitaga question mark, kuko iyo nageraga mu ishuri nigishaga neza, ariko nabyo birimo agahimano, kubera ko nagezeyo mbona directrice ndavuga niye babo we mbega umuntu ugize ibyago, uyu mugore yari umubikira, ariko
ariko nyine w'umutukazi nyine ubwo murambabare gukoresha izo mvugo ni za kera ko burya kugira ngo ukire indwara nuko yita izina ndamureba mpita nterura umujinya wose mfite nk'umushyiraho yazaga muri salle de prof kunsaba note za Nkogeni Marcel rwose umbabarire nge nigisha icyongereza nta cyongereza uzi note zanjye ntazo nguha hari igihe yaje arahagarara arakara arambwira ngo urazimpa none numva Marcel umbabarire ntagusuzugura birenze ahangaha ntazo nkuha nta nizo nzaguha nigandi nureba kaga kawe ntushobora kunkubita ntundusha imbaraga niba warize na karate giye nzi kwiruka rwose uzabaze ni ikindi cya gatatu ikizo ushobora kunkorera ni unyirukanye hano wawungiriye neza urumva rero nyine wowe uri mu kaga kihanganire gutyo nabikoraga n'umugome n'umujinya ariko muri iyo minsi Yesu burya aba afite ibintu arimo gukora ubwo ndimo ndasoma Bibiliya muri iyo minsi ndakizwa aranyihorera ndabanza ndaryoherwa 83 ndakijijwe agakiza karandyohera pe 84 ndasobanuka njyewe ndakijijwe nguruka mbwiriza kereka umuntu utaranyicaraga iruhande yagomba kumenya ko Yesu akiza noneho Yesu abonye maze gufatwa neza maze kugeramo agakiza kamaze kundyohera nakundaga rero gusoma ibintu by'inzira y'umusaraba kuko urumva giye narize mu seminari mu Gatolika nakundaga inzira y'umusaraba nakera nyiri umwana noneho mu gihe cya Pasika nza gusoma inzira y'umusaraba ariko nsoma texte zose zo muri Bibiliya zijyana ku musaraba nza kugera ahantu bari bajyanye Yesu bagiye kumubamba numva wa mujinya nabitse kuva kera kose numva uratogose numva wari wowe n'umuntu utetse inkono ukabona itangiye kuzamura amazi numva umujinya nari mfite wose urazamutse numva abayahudi n'abahutu numva n'ubwoko bumwe hanyuma Imana irankomangira irambwira ngo wanga abahutu ni cyane Imana ndabanga we ndabanga Imana irambwira ngo rero ndasoma juste ubwo nigeze handa Yesu bari bamaze kumubamba asenga isengesho neza mpita nkubitwa na shock urumva ushobora gushyuha cyane bakagutera amazi noneho y'amagaraso birakubita ndabone unoya ntabwo ushobora gusenga isengesho nk'iri ngiri bakubambye kandi yavuze ngo data wabare ko tazi ibyo bakora Mana nambwira ngo ibi ni byo mushakaho ndabwira no umva Mana tubyumve kimwe sinshobora kubababarira niyo wagira gute sinabababarira na Bibiliya ndayifunguye umunsi ndi revoluta ariko maze kwikaruma nisubiramo mbwira Imana umva Mana sinigeze mpitamo kuba umututsi ariko nahisemo kuba umukristo nafashe konje mfata umunsi wose nicara mu cyumba cyanjye soma Bibiliya kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe nshakamo kuko Bibiliya nari maze kuyisoma kenshi nshakamo ibintu byose bivuga ugenza utabaguhemukiye ndeba Yosefu na bene se ndeba Yakobo na Esawu ndeba mu migani ndeba mu bahanuzi ndeba mu isezerano rishya maze gukompayiringa evidence yuko ngomba kubabarira ndabanza nihana yuko nanze abantu mbarenganya kuko rero buriya abantu bafata abantu bose bavuga ngo nanga abahutu buryo buri umunyabyaha pe kubera ko muri abo bantu wanga harimo nabo barakugiriye neza harimo nabo bari inshuti zawe nande mufite benshi inshuti zanjye ariko ngajya nirwo mpondagura ibyo bigambo ndabona uzi ko burya nari ikigoryi bishoboka bite ko kana kari inshuti yanjye kandi navuga ngo nanga abahutu kandi nawe ari we bishoboka bite ko mvuga ngo nanga abahutu kandi kana kari inshuti yanjye yaranangiriye neza uzi ko burya nari ikigoryi najyaga mvuga ibintu bitari byo ndabanza ndihana ariko ndangije nkora list mbwira Imana rero Mana ibindi byo nabyihanye ariko mbabarira abangaba bo ndabatendeka ahantu mbamanikeho umujinya wanjye nko kumanuka umwenda kuri portemanto Imana irambwira ngo subira ku musaraba ngo igihe Yesu yaramanitse ku giti mu biganza harimo imisumari umutwe uriho ikamba ry'amahwa umubiri wose bawukubise abantu bose bamwambitse ubusa barimo kumuseka nibwo yavuze ngo data wababarire ngo iyi niyo nzira ngwana n'Imana wari wakirana n'Imana burya ngo Yakobo yakiranye n'Imana ntabwo abantu bazi gukirana n'Imana nkirana n'Imana kabira n'Imana bishoboka bite waraduhemukiye nibure iyo duha uburenganzira ukadusigira umuntu umuntu azajya amanikaho umujinya wenda akababarira abandi ariko nibura ugasigara n'umwe niyo barambwira ngo kandi buriya ni wowe ufitemo inyungu umva wari waganira n'Imana ikagikubwira ngo rega ndimo ndakugirira neza ngo ni wowe ufitemo inyungu ngo ujye wibuka iyo wibutse ukarara udasinziriye umva ahantu nabaga irurindo rero nabaga mu nzu y'amategura
buriya inzu z'amategura zo mu cyaro bashyiramo ibyondo hejuru hagati y'imbingo kugira ngo bashobore gufatisha amategura. nkaba ndyamye gutya nkajya kumva nkumva icyondo kiramanutse biza ukwitamo ngo nkakangukira hejuru nkavuga niba dore aho batugejeje, dore aho badore iby'umuntu. Mwibuka yuko navuye muri kadasitire yo muri universite nkaza muri umujinya ukazamuka. None Imana irambwira ngo ujya wibuka amajoro ujya umara udasinziriye, kandi abagushyize hano bo baba basinziriye bameze neza. Ujya wibuka iminsi umara utarya. Umva mureke nibo ndabihera ubuhamya bwanjye. Uwo ni jyewe wa mbere ya Yesu. Nari mfite umwana wantekeraga w'umukiga w'umuhutu pure. Hakaba igihe yarankundaga, umva mbubwire, niba hari umwana nagize mwiza ubaho ni uwo mwana. Akankunda umunsi umwe yanyitaga patro, wundi akanyita grand frère. Noneho ariko hakaba umunsi naramutse nabi. Umva iyo amadayimoni yakugendereye, nkabyuka mu gitondo namubona gusa abaratse abavuna mu itunga azahungirayo, umuntu azajya aho ngaho n'ibiryo byawe bitekwe. Noneho akaza patro kutariye, nishane twari ibiryo wirire, ndumva naramutse nabi si. Ariko icyo gihe Imana yambwiye ngo ujye ubona ukuntu ujya wirirwa ubusa wahashye, ukarara udasinziriye ufite igitanda. Ndicara ndabitekereza ngeze mbwira Imana, bari Mana, ibyo dusaba birakomeye, ariko inyungu mfitemo ndazumvise. Mpa imbaraga zo kubabarira aba bantu. Imana impa ikizamini gikomeye. Hari amagambo Yesu yavuze ngo umwanzi wawe ntukamwange, ujye umusabira umugisha. Ngo umusabire ntumuvume. Imana yamubwira ngo none ufata iyo liste yawe washyize imbere yanjye, buri muntu wese uriho ugenda umusabira umugisha, nabe bose n'ibyo byose. Niba hari umwitozo ubaho wangoye, Mana uyu muntu mwumva amarira araje, bigeze aho ngaho biraturika, ibintu byose nari narabitse by'agahinda numva karimo karazamuka nk'umuntu urimo uko mvuga umugisha niko amarira aza, mvuga umugisha amarira aza. Liste yanjye ndende ndayihetura, numva neza meze nk'umuntu upfuye, numva intege zose zishizemo, ndaryama ndasinzira. Nkangutse numva n'uwari guhuhisha umuyaga wari kungurukana nkajya mu kirere. Umuntu wabibonye bwa mbere umunsi wakurikiyeho ni wa mubikira, ko narazamutse. Umubikira ubundi iyo yambonaga nzamutse yarahungaga, yavaga mu nzira. Nari kabutindi, nari nyiri umusore w'imyaka 24. Nari n'agasore gato ubwo murabona narabyibushye nyine, mfite umugore yarangaburiye. Icyo gihe nari agasore gato mfite n'umusatsi mwinshi wa afro. Noneho iyo ufite umusatsi mwinshi uri n'agatoya urutaho kuba muto. Noneho yarambonaga akava mu nzira. Uwo munsi arahagarara, mbona yakundaga kwifata gutya, mbona yifashe gutya, arahagaze umugeri iruhande. Arambwira ngo jye, ngo wabaye iki? Ni kubera iki? Ngo ntushobora kumva ukuntu usa neza. Ngo waturutse hepfo hariya, ngo nkibaza niba ari wowe. Ngo ndakomeza nditegereza ngo uriya muntu ko asa na Antoine, iki cyamubayeho? Noneho ndabona mase nekaje mubwira, buriya nitwabana gutanze, reka tujye muri biro yawe mubwire uwo ndiwe. Buriya wabonye wakoherereje umwarimu, ariko jyewe naje ndakazinduri kumujinya. Jyewe naje nari umwarimu muri university, nari maze kubona buruse ngomba kujya muri Amerika gukora PhD. Ibaruwa iraza imvana muri university inyohereza hano, banyohereza muri segonderi inyohereza hano. Burya n'umunsi uza muri ministeri gusaba umwarimu, nari nkuhagaze inyuma bavuze ngo banyohereje Rulindo, narakaze nsubira iwacu mari kwezi kose ntaraza. Nari mbizi ko ngomba kuza hano. None reka mubwire, reka musabe imbabazi. Yesu yarangendereye, yaraye ambaze, anyoza mu nda, arangije arandoda ubundundi. Kandi kugira ngo mbikwereke, musabye imbabazi. Agasuzuguro nakugizeho kose sinzongera kukagira. Ejo uzaze cyangwa uzi uyu munsi tujye muri sare y'abarimu aho nagusuzuguriye, ko najya musuzugura imbere y'abandi barimo. Musabe imbabazi nabo babyumva, nabo ubuhamya kuko nahindutse. Mbona umubikira kubisa amarira ararize, araza musaba imbabazi. Guhera uwo munsi tuba inshuti, naramubwirije, twatandukanye yarakijijwe. Ko yajyaga abwira abantu batumva, niba hari umwarimu mfite hano nizera, kuko nzi neza ko we mbizi ko yahindutse, na Antoine. Kiro mbabwira jyewe nahuye na Yesu. None rero nari ntarabarangiza, reka mbarangize mbabwira ko kantu. Icyo gihe rero nahise mfatwa n'umwuka wo kubwiriza umusaraba.
ngahabwa ntibyiringiro by'abantu biri hariya ku musaraba, Yesu wabambwe akishyiraho intimba zacu n'imibabaro yacu, kuko nari narabisomye izo texte zose, nari narasomye nkajya nzitondeka nkabwiriza. Noneho ndaza nza hano i Kigali ndabwiriza, ngeze hagati mbaha ubuhamya, dore itorero ngo rirakobana rero, mbona abantu bose babuze aho bareba, babuze uko bifata. Urumva ni muri 87 ni ku ngoma ya Habyarimana, kuvuga ngo wangaga abahutu byari nko kuvuga ngo wanga umuntu. Noneho ndangije washyira ku ruhande ngo ariko se ntubona ko wishe ubutumwa, ngo biriya bintu washyiragamo ibyiki. Ndavuga ntuzi impamvu nabishyizemo, ndabizi benshi muri mwe bicayemo hano bararwaye ariko ntibakize, mwarengejeho. Uziriya texte mwatoranije aravuga ngo kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize. Iyo usubiye hejuru ku murongo wa 11 aravuga ngo uruguma rw'ubwoko bwanjye barwomoye baruca hejuru, baruca hejuru, ngo barwomoye baruca hejuru, ngo bakavuga ngo ni amahoro, baciye hejuru. Uruguma rw'ubwoko bwanjye barwomoye baruca hejuru, ngo bakavuga ngo ni amahoro kandi nta mahoro bafite. Noneho ndavuga nti biriya abantu benshi mwiremye mu mutima, murenza hejuru, murabeshya, ariko ndabizi neza, nganira na benshi, kiriya kibazo baragifite. Kandi ku rundi ruhande na ruriya rwango rw'abatutsi rurahari. Rero buriya jyewe nababwiye umusaraba wa Yesu niho hari ibyiringiro. Barambwira ati umva isubirire rurindo. Umva nabonye buriya butumwa twavuze nyuma ya 94. Muri 92 twakoze igiterane ku Gisenyi, stade Umuganda, bari barahicaye n'abantu. Ndavuga uyu munsi ndabwiriza umusaraba mu wumve. Aho twari twageye urabwata twaje kandi uradukoraho. Magarara kuri stade ni gihe wari wabwirije uwo munsi, mbwiriza umusaraba, ariko noneho mu mbaraga n'urusaku rwinshi. Urumva icyo gihe nari n'umujene ufite imyaka 33. Magarara muri stade ndabwiriza, mbabwiriza umusaraba wa Yesu, mbabwiriza imbaraga z'umusaraba, mbabwiriza ukuntu umusaraba wankijije. Twararangije abapastori babwira abatwari hamwe muri AEE, babwira umugabo witwa Israel Havugimana niwe wari utuyoboye, aravuga ati mbere Israel, uriya musore yari yavuze ubutumwa bwiza ariko yagiye kurangiza arabutoba. Biriya bintu yavugaga ibyiki, mumubwira agende, kuko ubutumwa yavuze ntibwanejeje abantu. Banyurije taxi subira i Kigali igiterane kitarangiye, kuko buriya butumwa, ariko nyuma ya genocide twarabuvuze, tubona bukora ibitangaza, tubona bukora ibimenyetso. Kubera iki? Kubera ko hari igihe twabayemo ibikomere babyumuraga babiciye hejuru, barabyirengagizaga ko bihari ntibivugwe, ariko ziriya mbaraga z'umusaraba, umuti urahari. Ahubwo ikibazo ni uko twebwe turi abarwayi kandi bagomba gutanga umuti. Ugasanga umuntu, ngira ngo Pasiteri Masumbuko yabivuze, hari igihe umuntu atangira kuvuga ati ba bandi, ati bya bindi. Jewe rero nabwo abantu ndavuga numva iyi generation yacu nzajya mbyita amazina yabyo, kuko iyo umuntu agiye gukira, umuganga wese areba mu gisebe agashyiramo n'ikintu akambaraga, akajya cyegura akakuvuga ati hano harimo igisebe tu, ko birahari, kubirenzaho ntabwo bikira. Uruguma rw'ubwoko bwanjye barwomoye baruca hejuru, ukajya uca hejuru ugaca hirya, ukavuga ibyiza ukirengagiza bya bindi byicaye hariya kandi uzi ko bihari, kuko n'ubu biba bihari.